Yesu ndagushimira kubwo uyu munsi udasanzwe kubwo kwezi gushya undememo kongera kubona ukuboko kwawe. Ndagushimira uburinzi bwawe mu mezi ashize ndetse n'imbaraga wampaye mu bihe byose byari bigoye. Uyu munsi ndagushima kuko nubwo hari ibyo nabuze hari byinshi wampaye, amahoro, ubuzima n'urukundo rwawe rutagereranywa. Mwami Yesu, nkweretse uku kwezi kwa 11 kuzaba ukwezi kumugisha, amahoro n'ibyiringiro bishya. Aho nzajya hose uzandindire mu maboko yawe, impano zanjye zizagaragare muri uku kwezi kwa 11 kandi amahirwe yanjye azashoke muri uku kwezi kwa 11. Ongera umpa imbaraga zinyuza imbere y'aho intege zanjye zitabasha kuncisha muri uku kwezi kwa 11. Kize imishinga yanjye, inzozi zanjye n'ubuzima bwanjye mu maboko yawe muri uku kwezi kwa 11. Uku kwezi kwa 11 kuzaba ukwezi ko gusubizwa, ukwezi ko gukira, ukwezi ko gusubirana n'ibyiza byose nasengeye igihe kirekire. Ndasaba amahoro yo mu mutima, urukundo mu mubiri n'amahirwe mu nzira zanjye zose muri uku kwezi kwa 11. Kandi mu mpera z'uku kwezi kwa 11 nzashima imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kuko nemera ko uku kwezi kwa 11 kuzaba ukwezi k'ubuntu bwawe, kuzamurikirwa n'umucyo wawe no gutsinda mu bintu byose mu izina ryawe. Amen.